bagiye kuza akagira ibyo azana bikeya yego umugore nibura akagira ibyo asanga ku mugabo yego nubwo aba iyo safuriya imwe n'isahane n'ikiyiko cyangwa n'ibiki na Liliane azubaka urabona ikizatuma atazubaka ari iki wowe kuziyaka nka mushuti wawe yewe Liliane namugiriye inama yaka ni wa mugabo utavugirwamo yego abashaka niba yakavuze umugore ntabwo aba akwereka uceceke ubanza umwumve yego mujye inama yego kandi buriya Liliane mugiriye inama inzu ndimo abayifite mu duhura kuri imihanda nta n'umwe n'abanyamakuru nta n'umwe ariko se Jojo ngende inyuma ya kamera agira ijambo uvuga byibura ntabwo ndi bwite nta n'umwe ari kuvugisha inzu y'ibyumba bitanu inzu y'ibyumba bitanu na dushe na toilette mu nzu n'igikoni mu nzu n'igikari kinini inzu itwika buriya nuko yakamwana yashatse umugore nari kumuha icyumba kimwe akituriramo wari kumuha icyumba kimwe akiturira ariko se mbwira none se amakuru wagira ubwoba kazaguca inyuma kuri Diane yakamwana ni inshuti yanjye yakamwana twasangiye ibiryo byose Gisenyi hehe none se ikibazo cy'amatsiko mfite ngo ni ukuvuga ngo intebe zose ngo na televiziyo ngo ntabwo biragera mu nzu komeza umubazi Liliane karame nimba ari bwo bwa mbere ugiye kubaka umugabo aryama hehe aho aryama bahita ngo iki umugore aho aryama naho bahita ngo iki ntabwo narakaye umugabo aryama hehe aho umugabo aryama bahita ngo iki umugore aho aryama bahita ngo iki yega buriya uyu umuntu adafite ababyeyi aba afite abandi akomoka abakomoka kuri aba babyeyi neza kuki ujya kumva umukobwa afite papa yitabye Imana ahubwo agashaka undi musaza ku ruhande akajya mu kigo cya papa wiwe akaba undi mumama ujya mu kigo aho mama we yari kwica none se nkubaze nk'ikindi kibazo baramutse bakubwiye ati ewana dore ugiye kujya mu ijuru hano ku isi tubwira ibintu bitatu ushobora kujyana uzakoresha mu ijuru wafata nk'iki uzakoresha mu ijuru najyanayo urabona iyo uri mu kabari uravuga ngo inzoga wayisangira n'umukobwa ariko ntiwashaka umugore unywa inzoga icyo kintu kivugaho iki icyo kintu ni cyiza urabona iyo ushatse umugore unywa inzoga mwese nta wihanganira undi ariko uwo mugore utanyweye inzoga yego wowe iyo wanyweye amenya ukuntu akujera yego amenya ukuntu akujera ariko uwo mu kabari we mwese muba munywa inzoga nini munywa inzoga mugataha n'izangura ariko hari n'abazinywa bakanywa nkeya hari n'abazinywa bakanywa nkeya nawe nyinshi kubera ari umugore hari n'ababa nyine baranakuyeho nyine nawe urashaka kuzaza usoma nawe ntibazamarana none se Liliane yaka nubona ahindutse ninde muntu buri gihe uzahita umuregera buri ndamuregera ngo namuregera umushuti we Nzovu ubwo namuregera Nzovu none se Nzovu usanze Liliane na yaka barwanye wabungutse ntabwo twagwana reka bose ni abantu bakuru ntabwo twagwana pe abantu bategereza ko nagwana n'umuntu mu rugo burya ngo ntazi bana zidakumanya amahembe ushobora gutongana ariko ntabwo twagwana ntabwo mwarwana nagukubita ntabwo ndi umuntu nageraho ujya kunkubita mbonye tutabyumvikana ndigendera ngewe nkaba nkuhunze ntabwo muzasezerana imbere y'amategeko se tuzabigena igihe ni cyiza twebwe turashaka kumanza kwiyubaka tukazamuka ntabwo gusezerana ari byo dushize imbere ese Nzovu wemera ko umugore ahindura umugabo umugore mwiza ngo ahindura umugabo yamuhindura da Liliane ashaka guhindura yaka none se wenda tujye kuri wewe nka buriya nk'umugore aramutse akubwira ati Nzovu va mu bintu bya social media bivemo uze twaguze ahantu umurima tujye guhinga wakwemera abivanamo ubwo se umurima waba wereke waba wera zahabu kuburyo nayigurisha icyo gihe yagumana ibi ngo iki ngo ujye guhinga wumva ari ibihe bintu by'ubura Liliane yakubwira ukavuga ati reka ibi bintu ntabwo nabyemera ngiye gutandukana nawe ni nk'ibihe ibintu wumva zarenga ugahita wigendera Diane sorry Diane
Diane njyewe hari ibintu nka bitatu wumva azarenga ukavuga ati Dia njyewe uzi icyo nanga. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV nkushimire wayikoze reka nkubwire nti amafufa amafaranga agufurebe nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimbane binyoma intori datoragura amayi tugarukanye na Nzovusti Yaka! Station papa! N'amashuka yawe. Akirasha uri umugore ufite igitekerezo kandi ni mashyashya. kirafata Petit frère agomba kurongora nkuko nanjye tujya tubotsa ninjoro. Bazi ko baduhimye babagore bacu ba mbere. Ubwo ndavuga Esther, ndavuga Dusabe na Lilianist. Lilia umeze ute? meze neza dore wowe waje ushaka ariko ni njyewe yaza ashaka ariko cyanshimishe niko yabaye umugore wa mushiti wanjye Yakamwana yaramuka agiye ahandi nari kubabara wumvaga ko yajya nka hehe se suko oya njye nibura yari ko umugore wa Yaka njye ko umugore wa Yaka cyo muri Yakamwana ntureba wagira ngo amaraso yanjye naye birakorana ajya kurongora Dusabe nanjye nibwo narongoraga Esther burya se ujya kurongora Dusabe nibwo nawe warongoye Esther umwe akifuza yuko umwe yatandukana n'undi ariko umwe bikamubaza se umwe nagumana n'umugore undi agasubira mu buzima bwa Sodoma na Gashyekero twese tukahora ducungana gutya ariko bigiye kuba twese yemba nza gutandukana na Esther Yakamwana agumana na Dusabe ko nagiye kumva numva none reba mwaratandukanye mwe bose baratandukanye none dore nawe arashatse nawe urashatse nawe ndashatse nawe arashatse na byiza buriya rero reka mbabyize ukuri yego buriya niyo mpamvu abagore muri ibihe Liliana afite wa muco wa kera Liliana ni ibirongorano yabisanye mu mbyize ukuri Liliana niwe mugore abandi bose niwe muntu ugiye kurongorwa yizaniye ubusaswa ibintu byose birenga y'amasho mu kinyarwanda bahita ngo n'amajyambere nibyo amajyambere ayo n'amajyambere amasafari ahari kandi ni Yakamwana ibindi nawe azabigwa ubundi umugabo abashinzwe kuzana iki yagiye kuzana umugore Yaka Nzovu ariko buri umugabo nyamugabo yego nimba umugore agiye kuza akagira ibyo azana bikeya yego umugore nibura akagira ibyo asanga ku mugabo yego nubwo aba iyo safuriya imwe n'isahane n'ikiyiko cyangwa n'ibiki nyamara Liliana azubaka urabona ikizatuma atazubaka ari iki wowe kuzi Yaka nka mushiti wawe yewe Liliana namugiriye inama Yaka ni wa mugabo utavugirwamo yego abashaka niba yakavuze umugore ntabwo aba akore ku uceceke ubanze umwumve yego mujye inama yego kandi buriya Liliane mugiriye inama nimubonana Yakamugeze mu nzu muzicare ku buriri bwanyu ubwire Yakamwana ati ngiye nanga iki n'iki Yakamwana akubwira ati nanjye nanga ibi n'ibi urwo rugo rwanyu ruzatera imbere urabyumva ariko umva iyo nama ruzatera imbere uriya nimba ushobora kubwira Yakamwana none iki ni ikintu yanga Yakamwana yanga umugore umubwira ngo ujye utaye amasaha yego Yakamwana ataye igihe ashakiye yego wowe icyo uzamubwira ati ushaka ko uti mutware mwiza urugo n'urwawe utaye icyo igihe ushakiye ikibi n'ukura mu gasozi yego buriya koko umugabo nawe none wareye mu gasozi akara mu gasozi akaza mu gitondo nabyo ntabwo ari byiza umugabo none uzaza uteka ujye wirira Yakamwana nk'umugabo we naza umugaburire cyangwa ariko Yakamwana icyo muziho nubwo utamugaburira Yakamwana ashaka no kwigendera nimba ufite n'inyama Yakamwana akunda kurya ashaka kugenda mu isafuriya akavanamo inyama imwe ebyiri ibyo ntuzabyinube uzashake Yakamwana icyo kintu kimuziho Yakamwana inshuti yanjye yarandwaje ahantu nari ndwaye ahantu mu bakire habaga hari bya bisuperi Yakamwana akabyuka kandi ubwo
igikoma ntabwo yanywaga igikoma ariko inyama araziryaga akaruta uturyo dukeya akagaruka mu buriri akavuga ngo arimo gucunga umutekano nawe yibereye mu bisororo nawe yibereye mu biri ubwo urumva ko Liliane umuhannye ntazabyinube nubona yakamwa yagiye mu isafuriya akavanamo inyama cyangwa ebyiri uzamwihanganira cyangwa igihe utetse ikiro cy'inyama utarashyiramo amazi cyangwa umaze gushyiramo ibitunguru n'utunyanya yakamwana uzaza uhita ufata agasahane umware za nyama za mbere zitajyamo isosi mushyire ku gasahane uti mutware shere wanjye akira yakamwana ibyo bintu arabikora uzabana neza. Ikindi kintu akunda ni ikihe inde yakamwana yakamwana yanga akunda umugore umwubaha yego yanga umugore umuvugiramo yakamwana tumanye imyaka igeze muri ingahe yego yakamwana nzi ukuntu abayeho yanga umuntu umuvugiramo yego ariko se ubundi niyo mpamvu atabanye na Dusabe so yitaga amuvugiramo yamuvugiramo nibwo yahitaga arya imitwe vuba niyo mpamvu yahitaga amukubita ariko urabona ko Liliane we mu by'ukuri yizaniye amajyambere kandi mu by'ukuri ariko urabona ko nawe ni umunyamugisha gira ikintu uvuga witwa Irasubiza witiranwa n'umuhungu wanjye ubu nuko urasubijwe arashubijwe kuba abonye usenge cyane utazasubizwa ku mitwe uzitonde yakanavuga ntukamuvugiremo ikindi uriya munyabutare yahitaga amuvugiramo avuga ngo abanyabutare se buriya ngo ntabwo bubaka ngo abanyabutare ngo ntabwo bajya bakunda kubaka banyamye se mbaye umubu sibyo yewe komeza umugira inama ubaka tabikwifurije waje muri iki kibuga uhiga Nzovu usanga ndi kumwe na Diane wanjye ndakubwiye ndikiye kutubereye umukozi ariko Imana urasenga iguhaye yaka ariko Nzovu ngo nawe ngo witabashije ngo akantuza ngo akanini ngo ukimara kugera mu rugo rushyashya ni izina ry'Imana mu ijoro bavuze ngo ni Viagra bo abatabizi barimo kwa none se we nta nubwo azi kuvuga Viagra sinzi uko nabivuga ira ntabwo ari Viagra uriya numvise ikiganiro nijoro yego hari agafu bamaye kavura umugongo n'umutwe noneho kariya kanini nako kavura umuntu wigeze kwikinisha none se wigeze kwikinisha wowe ninde utakwikinisha se ubwo se wikinishaga wabuze iki kandi mu bagore bose ufite wikinishaga wabuze iki icyo gihe ntabwo nari mfite ariko warabahamagaraga bakanga none se ibyo bya Viagra byavuye he ntabwo ari Viagra ni abantu batabizi babivuze mu biganiro bagira ngo baryoshye ikiganiro nuko rero mbwira ukuntu ukigera mu rugo rero impinduka zaje kuri Diane kuko urabizi Diane yari yaragukuriye inzira ku murima ati azaguha uko mfite urugo ubu umugore turabana noneho kuva buriya mu bantu bamaze kumenya iwanjye yego buriya Jojo ndamwemera Jojo niwe wamenye iwanjye abo Jojo genda bakagafata ndakishyura Jojo mu bantu bose ni akamwana nubwo ari inshuti yanjye Jojo niwe wamaze kumenya aho ntuye kandi yahabonye si n'ahantu habi inzu ndimo abayifitemo duhura kuri imihanda nta n'umwe n'abanyamakuru nta n'umwe ariko se Jojo ngende inyuma ya kamera agira ijambo uvuga byibura ntabwo ndi bwite nta n'umwe ariko inzu y'ibyumba bitanu inzu y'ibyumba bitanu na dushe na tuwarete mu nzu n'igikoni mu nzu n'igikari kinini inzu itwika buriya nuko yakamwana yashatse umugore nari kumuha icyumba kimwe akituriramo wari kumuha icyumba kimwe akiturira ariko se mbwira none se amakuru wagira ubwoba kazaguca inyuma kuri Diane yakamwana ni inshuti yanjye yakamwana twasangiye ibiryo byose Gisenyi hehe none se ikibazo cy'amatsiko mfite ngo ni ukuvuga ngo intebe zose ngo na televiziyo ngo ntabwo biragera mu nzu kubera iki ngo niyo makuru ndi kumva imihanda televiziyo irimo intebe zirimo ariko intebe za zindi eshatu ntabwo ziraza zirane aho ziri aho bazikoreye i Remera yego kuzizana kandi inzu n'izi nzu niba zifite imiryango ntabwo ari za nzu zifite imiryango ibiri yegereye ubwo urumva byanze bikunze
n'intebe zigiye kuza. N'intebe zigiye kuza. Ikindi ubona naho n'agafirigo se bukari hafi ra? Na firigo nka nyuma y'amezi 2 hari uwanyemereye firigo, hari uwanyemereye akabati, hari uwanyemereye ibintu byose n'ibitanda. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu ugiye kongera mu nzu ni ikihe? Ibyo biba bihagije. Ibyo ngibyo biba bihari. None se ubundi firigo, akabati na salo manje byose bizaba bihari. Ibyo birongoranywa n'ibya Nzovu n'ibya Yaka. Urumva? Yes, tugikomeza urabona yuko ngo wari ufite utuntu ngo two kujya utaha amajoro ngo ukamuka. Hari ibirongorano wazanye. Barimo kubizana abandi. None uravuze ngo Diane nta birongoranywa yazanye. Niko Nzovu tubwire Diane nta birongoranywa yazanye. Ntabyo nabonye. Ntabyo wabonye? Nta na kimwe, nta n'isane, nta n'isafiriya, nta n'amashuka. Ariko Diane yasanzwe abifite, yazanye ibyo afite. Yes, nta bindi bishyashya bindi yari afite. Nyine nayo ndimo nkubaza icyo kibazo. Ubu ngubu ni ikihe kintu ugiye guhindura ubu ngubu ko ukiri umusiribateri wigeraga Sodoma ukajya kwirebera n'abandi, noneho ngo Diane yajaje, uzi ko nkuri kwimana Sodoma maheruka nyuma y'iminsi ngahe. Diane yajaje. Uheruka kubaka. Ubu no kuvuga ngo izindi gutaha nijoro wapi? Gutaha nijoro enda sindenze saa 1 cyangwa saa 2, ariko ntabwo navuga ngo ntashye saa 5 saa 6. Ubu no kuvuga ngo isa ya nyuma uzajya utaha. Ariko nabonye akazi nijoro bacanye amatara nagakora ko kamenya ko ku kazi ndimo kugakora. Akaza kaba muri kumwe. Ese watuma bebe mu buriri ukajya kwita ngo muri kumwe. Ubu se Nzovu, abagore bawe ntabwo baraza kugusura mu nzu nshyashya? Nta n'umuntu ushaka ko azangira mu rugo. Nta n'umwe? Na Esther ntago azaza se? Nzi ko mu bantu bubaha Esther arimo. Yimuka se yigeze ambwira. Nta kintu yageze akubwira, ariko twihereranye ijambo wibagirwa kubaza uwo muntu mwicaranye. Mwana wa BJ mbanje kugusuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Nzovu, uwo muntu mwicaranye aho ngaho gira amagambo nk'atanu umubaza agutera amatsiko nk'umuntu ugiye kubaka. Okay. Lilian, nibwo bwa mbere ugiye kubaka? Abanza uri kuvuga gake yashanda kwiyambikira no mikoro kugira ngo bize neza. Komeza umubaze. Lilian, Karame, nimba ari bwo bwa mbere ugiye kubaka, umugabo aryama hehe? Aho aryama bahita ngo iki? Umugore aho aryama naho bahita ngo iki? ntabwo narakaye. Umugabo aryama hehe? Aho umugabo aryama bahita ngo iki? Umugore aho aryama bahita ngo iki? Umugabo se agomba kuryama iburyo bw'umugore we? Iburyo? Umugabo ubundi aba agomba kuryama, umugore aba agomba kujya kunuza hirya, umugabo akaryama hano nyine. Oya, umugabo aryama ahantu bita ivure, none umugore akaryama hirya, sibyo? Aho yegereye umwana we iyo babyaye. Nabyo narindi. Ikindi noneho hanyuma se Nzovu, we ko ari umubajije impeta ubundi bayambara he? Ukwiye kuboko impeta? Saba ngaro hari impeta barambara. Iyihe se mubaza ati impeta yihe? Mariage se gusezerana, gutera ivi. Impeta yo gufata irembo sibaho? Oya, hari ugutera ivi, hari na mariage nyine yo mu rusengero. Ya mariage bayambara mu kwiye kuboko. Ndi kwibariza Nzovu ngewe. Tuvurega niwe mukuru. Bayambara mu kaboko k'ibumoso ku rutoki rwa gatatu. Ku rutoki rwa gatatu? 1 2 3 naho ngaho. Aho niho bayambara. Iyo ni ya mariage. Oya, menyinga nimba uba waramufashe kugira ngo atajya abandi bamutereta. Hari n'igihe bamushyira kuri. None se Nzovu, ejo twakorana ikiganiro na Liliane na Yaka, ari kuvuga ngo ibintu ngo byo kwirega ngo gufata irembo no kunyura mu irembo ngo ntago bazi kubitandukanya. Kwirega? Hari ugufata irembo no kunyura mu irembo. Kwirega rero, kwirega reka mbisobanure Liliane batabizi. Urabona nk'ubu ugiye kubana na Yakamwana, noneho kuko Yakamwana niwe uzaba ugufite, mushobora kuzajya hari iwanyu mu Mutara, sibyo? Akajya iwanyu
akashaka nk'umuntu w'umusaza akabwita umukobwa wanyu mwari mwaramubuze ariko nitwe tumufite sibyo nitwe tumufite ibyo nibyo bita kwirega iwanyu bakabwita uyu mukobwa wacu ari kwa Yakamwana ibyo ngibyo naho kunyura mu irembo gufata irembo ni igihe umukobwa ujya gufata irembo kugira ngo abandi basore batazamutwara nibyo bita gufata irembo ushobora no kugenda ukakubita inyana mbere ukavuga ati nafashe irembo wa mukobwa wanyu ntagire undi muntu umutwara. Hari ibintu uzi bitwaza waba uzi byibura nka bitatu ujya gufata irembo n'ubundi gufata irembo hari n'inzoga hari inzoga hari ikibumbiro aho yanyana izanywera amazi hari nyanjora izacira yanka ubwatsi ibyo byose urabyitwaza nuza kugeze yaravuze ati ubona wowe urebye Liliane ubona ko inka zingahe wowe umurebye byibara wowe umufite reka njye mbabyize ukuri ubundi biterwa n'ubushobozi baba bafite Liliane ashobora kugenda akaganiriza iwabo ati umugabo ameze gutya nta bushobozi afite cyangwa imbaraga zacu zingana gutya bakavuga itenda Liliane ni 500,000 ni nk'urugero 500,000 ariko Yakamwana bagahita bagira gute bakamurongoranyamo nka magana angahe nka 200 wowe Liliane bagasigana 300 kuri iki gihe wa 500 hari ikintu yakorara yemte ikibazo wumvikanye n'umukobwa n'umugore wawe y'amafaranga ntibayatange abwo amafaranga mukabanza mukakuramo business akabanza akabanza gakura aho nanjye niko mbyumva bamara kuyacuza yamara kunguka umukobwa kazagera gute kazajyayo nyuma amafaranga yarabonetse. Ese ubundi ubukwe wowe wumvishe nk'ubukwe uba wumva buvuze iki inzovu bavuze ubukwe buhuza imiryango ubukwe ni uguhesha agaciro aho umukobwa yavutse bakabita wa mukobwa wo kwa kanaka arasabwe ibiki n'ibiki. None se iyo wenda ku ruhande rwawe nta papa nta na mama ufite no ku ruhande rw'umukobwa nta na papa nta na mama ufite ubu urumva ari ngombwa kwirirwa gukora ubukwe nzovu? Oya ariko abafite aho yarerewe abafite aho yarerewe abamureze umukobwa iyo adafite ababyeyi hari kwa se wabo hari kwa nyina wabo n'umuhungu ari aho avuka yega buriya uyu umuntu adafite ababyeyi abafite abandi abakomoka kuri aba babyeyi ujya kumva umukobwa afite papa yitabye Imana ahubwo agashaka undi musaza ku ruhande akajya mu kigo cya papa wiwe akaba undi mu mama ujya mu kigo aho mama we yari kwica. None se nkubaze nk'ikindi kibazo baramutse bakubwiye ati ewana ugiye kujya mu ijuru hano ku isi tubwira ibintu bitatu ushobora kujyana uzakoresha mu ijuru wafata nk'iki uzakoresha mu ijuru najyanayo? Icyo cya mbere ni agacupa rwose ni inzoga najyana. Icya kabiri cya kabiri umugore se wamusiga najyana y'abana banjye burya umwana araryoha sibyo? Icya gatatu mu ijuru nkazabana nawe mu ijuru. Icya gatatu ubwo nimba mvuze abana harimo n'umugore. Umugore hajemo ikindi kintu hajemo ibintu hajemo kindi ubwo bibaye bine. Aya umugore namujyana nawe. Ubwo ni ukuvanga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere wavuze ni icupa, icya kabiri abana, icya kabiri ni abana, icya gatatu umugore. Icya gatatu ni umugore. Ibaze uramutse ko nta mafaranga ari uramutse ugeze mu ijuru ugasanga ibintu byose hano ku isi byari byemewe, ni ikihe kintu wakwicuza utarakoze hano ku isi? Uramutse ugeze mu ijuru ugasanga ibintu byose byari byemewe nta cyaha kiriyo cyaba cyarakora hano mu isi, ni ikihe cyaha wakwicuza avuga ati kuki iki kintu ntagikoze ko ku isi ibyinshi nabikoze? Nta na kimwe yaga inzoga narazinyweye, twaje kwa Plan narabikoze, igikiza oya nta usibye nta kindi. None se wumva yuko icyaha cya nyacyo ubundi umuntu
ukuntu ibyaha uzi umuntu akora hano ku isi ukavuga ati kabisa Imana ntabwo yakubabarira nugera mu ubundi ijuru bavuga ko icyaha kibi usibye ko Imana ikitubabarira icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri kandi bavuga ko umubiri wacu ari urusengero rw'Uwiteka. icyo cyane icyaha kibi buriya Imana idufashije umuntu yava mu mwuka tukabanza tukakicuza umuntu akagenda kitamurika. Ese ujya ubyuka ugasenga Nzovu? Njyewe mbwira Imana undinde Mana njye kugenda ku mamoto undinde nk'uko wandinze hejuru. Mbwira hano urabona ko wazanye umugore, icyo kintu tugifitiye amatsiko, wazanye umugore mu minsi iri imbere afite kukubwira uti itegure ujye gusaba ujye no gukwa, wumva ari nkande wakubera pare mu basore n'abahe bakwambarira cyane cyane pare. Oya ibyo byose nabibara n'ubundi ibyo bintu byabaye. Mfite inshuti nyinshi naranyitekereza iyo joro, ariko njye buriya icya mbere ureba pare ufite amafaranga, ufite amafaranga kugira ngo azagufashe muri ubwo bukwe. Ubwo se washaka pare w'umuhire? None se tuvuge ko wowe nta muntu wabera pare? Namubera. Kandi bavuga ngo ugomba kuba ufite amafaranga. Ese we nayo afite reka nzovagira amafaranga. Dore kuri social media nabonye imfura yawe warayihazanye igiye kuba mukuru, wenda ngira icyo kintu nkikubazaho. Ubu ahageze hari ujya umugira inama y'ukuntu azitwara hano muri buno buzima, umugira iyihe nama? Sandrine? Okay, urabona mfite mama we arasenga, mama we kuko njyewe ntabwo mbana nawe, njye tubona rimwe na rimwe, byanze bikunze mama we amugira inama kuruta iyo namugira. Ariko nkawe na papa nyine nawe ujya unyuzamo iyo turi kumwe ndayimugira. Iyo ugezeyo byibura ikintu kikubabaza, kintu cya mbere na mbere kuri wewe ni ikihe kintu ukimara kubona umuryango? Ikintu kimbabaza nuko ntabana n'abana banjye. Nicyo kintu kigiye kikubabaza cyonyine, ukavuga ati nuko ntabona n'abana banjye. None se ikindi kibazo wenda ntaruke gatoya, urabona iyo uri mu kabari uravuga ngo inzoga wayisangira n'umukobwa ariko ntiwashaka umugore unywa inzoga, icyo kintu kivugaho iki? Icyo kintu ni cyiza. Urabona iyo ushatse umugore unywa inzoga mwese ntawihanganira undi, ariko umugore utanyweye inzoga wowe iyo wanyweye amenya ukuntu akujera. Amenya ukuntu akujera, ariko uwo mu kabari we mwese muba munywa inzoga nini, munywa inzoga mugataha n'izangura. Ariko hari n'abazinywa bakanywa nkeya, hari n'abazinywa bakanywa nkeya, nawe nyinshi kubera ari umugore. Hari n'ababa nyine baranakuyeho nyine. Nawe urashaka kuzaza usoma? Oya njye ntabwo nzanywa. Uyu munsi se ejo hashize twatsinze ibitego 3 n'ikipe muri Kenya, ntabwo nzi izina ryayo. Ni Al Hilal Midri, ngo nari Al Hilal Midri sinzi ukuntu. Yes ririya twayigezeho. Yes wari urimo uravuga uti wenda adusoza ririya urabwira iki Nzovu byibura ikintu cyiza warabonye cyahinduye kuri Yaka, wasanze kuri Yaka batarafite? Ese ikintu nabonye nuko nyine kwa kundi bajya bamuserereza ngo mu buriri ngo ntagashoboye, byari iby'amagambo ya hano ku muhanda. Abantu bajya ku mashusho media bavuga ibyo bishakiye kugira ngo baba babuze ibyo bavuga mu mutwe wabo bakabivuga. Uzi ukuntu babimusererezaga? Ariko buriya Nzovu nta matsiko ufite yo kubaza Liliane agihura na Yaka? Bahura na Yaka sibyo, kuko nka kuri Yaka mwana avuga iti njye sinabana n'umugore, yabaje kumukubita imyotsi. Ariko buriya njyewe niho ntandukaniye na Yaka. Umuntu w'umugore nzagira njyewe nka Nzovu nzagira umugore, ntabwo njye nahita mwotsa ako kanya. Ntegereza ko umunsi ugera nkakodesha inzu cyangwa nkayigira gute tugahita tubana. Ese ngenda reba umuntu aramutse akokeje nyuma ntimubane, ugasanga mwiriwe muterana amagambo ku mashusho media ngo gukina gutya, biriya ntabwo biba ari byiza. Yes tugiye gusoza noneho, turabona iminota igeze, ntabwo tujya dukoresha myinshi ko tutarimba ari ibinyoma. Duha ijambo Liliane ikuntu agiye kutubwira azitwara muri rugo rwa Yaka bitandukanye
bitandukanye nuko ariko njye namugiriye inama nk'umuntu mukuru, Yego. ibyo namubwiye namuka abaye nk'utabyumva akasa ibyo namubwiye ntabikurikize nawe ntibazamarana kare. none se Liliya yaka nubona ahindutse ninde muntu buri gihe uzahita umuregera buri nzamuregera ngo namuregera umushuti we Nzovu. ubwo namuregera Nzovu n'uwo. none se Nzovu usanze Liliane na yaka barwanye wabunguta? ntabwo twagwana reka. Bose ni abantu bakuru, ntabwo twagwana pe, abantu bategereza ko ariko nagwana tumenya ko mu n'umuntu. rugo burya ngo ntazibana zidakubanya amahembe. dushobora gutongana ariko ntabwo twagwana. ntabwo mwarwana. ntagukubita ntabwo ndi umuntu nageraho ujya kunkubita. mbonye tutabyumvikana ndigendera ngewe nkaba nkuhunze. ntabwo muzasezerana imbere y'amategeko se? tuzabigena igihe ni cyiza. twebwe turashaka kumanza kwiyubaka tukazamuka, ntabwo gusezerana aribyo dushyize imbere. ese Nzovu wemera ko umugore ahindura umugabo, umugore mwiza ngo ahindura umugabo? yamuhindura da. Liliane ashobora guhindura yaka. none se wenda tujye kuri wewe nka buriya nk'umugore aramutse akubwira ati Nzovu va mu bintu bya social media bivemo uze twaguze ahantu umurima tujye guhinga, wakwemera? ntabwo abivanamo. ubwo yumva yabivanamo. ubwo se umurima waba wereke, waba wera zahabu ku buryo nayigurisha. icyo gihe agumana ibi ngo iki ngo ujye guhinga. wumva ari ibihe bintu by'uburari Liliane yakubwira ukavuga ati reka reka ibi bintu ntabwo nabyemera ngiye gutandukana nawe? ni nk'ibihe ibintu wumva zarenga ugahita wigendera? Diane. Sorry, Diane. Diane njyewe hari ibintu nka bitatu wumva azarenga ukavuga ati Diane. njyewe uzi icyo nanga, nanga umugore tubana akajya mu bintu by'ubusambanyi. icyo kintu ntabwo ngiye twahita dutandukana. kandi ngiye kiri cya kabiri, umugore yakubeshya ntakubwize ukuri. icya gatatu, nanga umugore twaba turi kumwe umuntu akamuhamagara ukabona agiye kwitabira hirya yawe, aba afite ibintu ari guhisha. guhisha nayitabira hafi yanjye. Nawe niba hari n'abandi bavuganaga yari afite abiteye turi kumwe nta kibazo, ariko uzi umugore ujya kwitabira telefone hirya zose ntakagaruka. Yes, dusoza noneho uhita unahaguruka urigendera. uramutse usanze Diane yari afite nk'abana nka batatu, wabigenza ute? akabazana mu kabana, wabyemera? njye nabyemera kuko nese njye sinabyaye. njye nabyemera. bivuze ngo ibintu byose warabyakiriye kubabana na Diane. hita ushyiraho umuco dusoze, n'abantu birirwa bavuga ngo ntabwo muzabana. hari abaguteze iminsi urabyibuka? abaneze iminsi ndabiyamye, harimo nabo nashatse cyane nka Esther, ugasanga Esther cyangwa Kibingo ndakwiyamye, noneho ngo mujye kurutega iminsi ukwezi kumwe amezi abiri, urwo rugo rwacu murureke. mujye mureba ibyanyu, ibitabareba murebe à gauche à droite. Yes, ndagushimira wowe watangiye iki kiganiro tukaba tugisoze. njye mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wa Dani Kitatire cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayuki.